z'umwuka ndizera ko nicyo kintu buri mukristo wese agomba kuba yamenya kandi akabasha no kuzisobanukirwa. Ubundi impano z'umwuka ni izihe rero? Izi nizo Pawulo yaje kuba yavuga mu Bakorinto ba mbere ibice 12 ati ngo bene data ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Kubera ko Pawulo avuga neza ko ntabwo yashakaga ko abakristo abantu bizera umwami Yesu Kristo ko bagomba kuri ba bantu bagomba kwirengagiza za mpano z'umwuka, ko bagomba kuzirengagiza. Ntabwo ashaka ko mubyirengagiza, ahubwo mugomba kubimenya. Reka rero musobanurire imbuto cyangwa se impano z'umwuka izarizo. Iyo umuntu yizeye umwami Yesu Kristo, uwo muntu umwuka wera umwinjiramo, wamara kumwinjiramo uwo muntu agatangira kuba urusengero rw'Imana nk'uko tubibona mu Bakorinto ba mbere ibice 3:16. Rero iyo umwuka wera uba mu muntu, utuye mu muntu, wigaragariza muri uwo muntu biciye mu mpano uwo mwuka wera uguhereza cyangwa se ibintu bidasanzwe bigenda bigukorerwamo. Rero nakubwira ngo bimwe muri izi mpano uhabwa ni ibimenyetso bimwe bigenda bigaragaza ko Imana iri kuba muri wowe, ndetse n'impamvu uhabwa uyu mwuka ndagira ngo ubashe kubisobanukirwa n'impamvu nyuma yo kwizera umwami Yesu Kristo uhabwa umwuka wera, ndetse ikindi ugahabwa n'izi mpano. Impamvu turayisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 12:4 kugera kuri 7 ngo icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Aha rero ubyumvishe neza, Pawulo asobanura neza ko hari impano nyinshi z'umwuka ariko zose ziva ku mwuka wera. Nizere ko byumvise. Kandi nanone izi mpano zihabwa abakristo kugira ngo bafashanye. Kandi ikindi mu Bakorinto ibice byaho Abakorinto ba mbere ibice byaho 13 tubwirizwa kugira ngo tugaragaze ziriya mpano z'umwuka kandi tukazikoresha mu rukundo. Ugomba kuzigaragazanya urukundo, kubera ko iyo nta rukundo ruri hagati yanyu mwembi uri gukoresha izi mpano ziba ubusa, ntabwo zikora. Ndagira ngo kano kanya ubwire ko utagomba kwibona ku bandi ngo wishyire hejuru kubera ko hari impano z'umwuka zikurimo, ahubwo wazihawe kugira ngo mufashanye kandi ukorere abandi, nta nubwo ari ukugira ngo wirate kuri ibyo uhawe cyangwa se kuri iyo mpano ufite. Rero uyu munsi niba wizera umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ukamwizera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwiringira, ufite umwuka wera uri muri wowe. Ibyo bisobanuye rero ko ufite imwe mu mpano imwe y'umwuka, ariko bisobanuye ko ushobora no kuba wahabwa izirenze imwe. Kandi hano ngiye kukurabura kimwe mu bintu ugomba kumenya, ntabwo ari wowe mu buzima bwawe wihitiramo impano uhabwa, ahubwo ni Imana iguhitiramo. Ahubwo kimwe mu bintu ugomba gukora ni akazi kawe kugira ngo ubashe gusobanukirwa impano ufite y'umwuka wowe. Kandi ikindi buryo ugomba kuba wavumbura ya mpano y'umwuka wifitemo ni ugusenga Imana, ukiriza ubusa, ukajya imbere y'Imana, ukabaza Imana, ukayibaza ndetse icyo impano yaba yaraguhaye kugira ngo ubashe kuba watangira gutanga ubutumwa, ukabwiriza n'abandi bantu bagahinduka. Ariko mbere yuko tubaza kuba twabijyaho tukajya, iyo urebye neza nk'uko wabibonye, ngiye kuba nakubwira ko n'ubundi ikiremwa muntu twese. Rero mbere ko nkubwira izi mpano z'umwuka izarizo, ndagira ngo kano kanya mbikubwire nk'uko mu Bakorinto ba mbere ibice byaho 12 hagaragara icyo bita itorero cyangwa se abantu b'Imana. Bafatwa nk'ibice by'umubiri w'umuntu ariko bifite nanone ibice bigiye bitandukanye. Itorero ry'Imana rero uko wumvishe ko ibice by'umubiri bifite ibice bitandukanye kandi bikora imirimo itandukanye, buriya ibice by'umubiri byose bikora imirimo itandukanye kandi byose bikuzuzanya. Ibi ndagira ngo byumve neza, uko umuntu ateye nakubwiye ngo abantu b'Imana nuko bameze. Rero bameze nk'umubiri w'umuntu, uko ubona ibice by'umubiri, amaboko akora ibyawo, umuntu ugakora ibyawo, kandi byose bikora kugira ngo byuzuzanye, kugira ngo wowe ubashe kuba ubayeho, n'akanwa n'amaso n'amatwi byose biruzuzanya. Niyo mpamvu rero na buri muntu wese umwizera, buri muntu wese wizera Imana, nawe afite umurimo we wihariye kugira ngo abashe gushyigikira bagenzi be, abavandimwe bose bari muri Kristo Yesu, kugira ngo mubashe gukora umurimo. Mwese mugomba gukora mwuzuzanya, ari nako ufite umurimo wawe wihariye, nk'uko n'ubundi ibice by'umubiri w'umuntu nabyo biba byihariye. Ariko nanone ndashaka kugira ngo nongere nkubwire kino kintu, kubera ko ni ikintu abantu benshi bakunda kujyaho impaka nyinshi mu nsengero. Ariko nanone reka mbikubwire, nta mpamvu ugomba kujya userera n'umuntu cyangwa se ukajya impaka n'umuntu igihe kinini, cyangwa se ukabona abantu biciyemo ibice. Oya, nanone ibi ntukabikore. Ibyo koko ku bantu hari igihe tujya twemeranya ku mpano z'umwuka cyangwa se tukabijyaho impaka, nibyo. Ibi nanone mbikubwiriye kugira ngo
ubashe kubamenya, kuko abantu buri muntu wese ugomba kugira ngo banze gusobanukirwa impano yawe y'umwuka ufite, kugira ngo ubashe kumenya ibyo utunze, kugira ngo ubashe gukora umurimo w'Imana ufatanya n'abavandimwe, maze ukorera ubwami bw'Imana. Dore rero lisite yuzuye ku mpano zose z'umwuka. Impano ya mbere ni impano y'ubuhanuzi. Ibi ugomba kubimenya. Abaroma ibice 12:6, Abakorino ba mbere ibice 12:28. Impano ya mbere ni ubuhanuzi, kugira ngo ubashe kuvuga ukuri kandi ubashe no kuvuga ibiri mu mutima w'Imana. Aya magambo uvuga rero aba ari amagambo yo gushishikariza gutera abantu imbaraga, abantu b'Imana. Rero ndagira ngo ugire ubashe kuba wamenya kino kintu. Buri abantu benshi ujya wumva abantu benshi bakubwira ngo ese ubundi Imana yavuye hehe? Buriya twebwe nitwe tuba mu bihe. Burasa murabyumva, Imana yo ntabwo iba mu bihe byacu. Urabona twebwe nk'umuntu, twebwe nk'abantu, twe tugira itangiro tukagira n'iherezo, ariko Imana iri hanze y'ibihe, kubera ko twebwe tuba mu bihe. Rero kubera ko Imana iri hanze y'ibihe, iyo ibishaka kugira ngo iyo mpano ufite y'umwuka ikuganishe mu kuba, kugira ngo wenda ubashe kuba wareba, ubashe kureba ibiri imbere yacu mu mayerekwa cyangwa mu nzozi. Inzozi nk'izi ngizi rero, cyangwa se ufite izi mpano z'ubuhanuzi gutya, uba ushobora kuba wahishurirwa ibiri imbere mu buryo bw'ubuhanuzi, cyangwa se ugahishurirwa ibihishwe. Indi mpano ikurikiraho ni impano y'ibitangaza. Abakorino ba mbere ibice 12:10. Ahangaha ushobora guhabwa impano z'umwuka zo kuba wakora ibitangaza, gukora ibintu bidasanzwe. Haba harimo guhindura n'ikirere rwose, ugahindura ikirere, imvura ari igiye kugwa ikaba yanahagarikwa, cyangwa se ibindi bitangaza ushobora kuba wakora bikora rwose abantu bagatangara. Indi mpano ikurikiraho ni impano yo kuvuga ubutumwa. Abefeso ibice 4:11. Ani hahandi uba ufite impano yo kuba bavuga ubutumwa bwiza, kandi ukabuvuga neza ku buryo abantu bubasha kubahindura bakemera. Aho ubwiriza abantu benshi rwose bagahinduka, bakemera umwami Yesu Kristo, bagakizwa, bakabatizwa. Rero iyo uri umuntu ufite impano, ubasha gusobanukirwa ibyanditswe mu buryo bworoshye, ukabasha gutanga ubusobanuro bwuzuye, abantu benshi bakabasha guhinduka nyine. Hari nanone indi mpano yo kuvuga indimi. Ibi nanone biri mu Bakorino ba mbere ibice 12:28. Aha nakubwira ngo iyo ufite izi mpano, ni impano zo kuba watangira kuba ushobora kuba wavuga indimi nyinshi zitandukanye, ndetse ukaba wanavuga indimi nyinshi naho ugeze ukaba wavuga indimi z'aho ngaho, kandi amagambo abavuzwe ku bw'impamvu no kugira ngo agire ukuntu abantu bahinduka. Ahangaha rwose ubwirwa kandi bikomeye cyane. Ushaka amakuru menshi yimbitse, wasoma Abakorino ba mbere ibice byaho 14 ukabona ibyinshi byimbitse biraho. Indi mpano ikurikiraho ni impano yo kubasha gusobanura indimi. Ahangaha tubisanga rero mu Bakorino ba mbere ibice 12:10. Rero bene izi ndimi, hari igihe indimi zivugwa aba ari indimi zihuje. Rero haba n'igihe umuntu uri kubabwiriza ashobora kuba yavuga izindi ndimi mutumva, rero hakaba hakenewe undi muntu wazisobanura. Ndetse abantu bagiye gusobanura izo ndimi bafite umwuka, cyangwa se bahawe izamano zo gusobanura, aba nibo babasha, si ukubera ko baba barabyize, ahubwo bo babasha kuba bafashwe na mwuka wera, bakabasha gusobanura izi ndimi. Akaba indi mpano ikurikiraho impano yo gukiza. Abakorino ba mbere ibice 12:9. Ahangaha ni uburyo umuntu aba afite impano kuba yabasha gukiza indwara z'umubiri, kandi hakabamo no kuba umuntu abasha gukiza n'umutima ndetse na roho. Kubera ko impamvu mbikubwiye ibi ngibi ni ukubera ko Yesu Kristo ntabwo yaje gukiza imibiri y'inyuma y'abantu, ahubwo yaje gukiza imitima y'abantu, kandi kubarushye n'abaremerewe. Ni impano, ndetse abandi bahabwa impano zo kuba abungeri n'abigisha. Aba bantu rero ni babandi bigisha, bakabwiriza abandi bantu ubutumwa ndetse bakazamura itorero. Wanasoma nanone mu Bakorino ba mbere ibice 12. Ibi niyo mpamvu rero buri mupasiteri wese agomba kuba ari n'umwarimu, agomba kuba ari impano y'umwuka. Ndagira nkubwire ko ntabwo ari buri mwarimu wese ari pasiteri, kandi aba afite impano yose yo kuba rero ari abo kwigisha. Aba bafite impano bakuye ku Mana. Aba ni babandi babasha ubwabo kwigisha ijambo ry'Imana, bakavugana n'abantu, bakanavugana n'abantu, babwira abantu, bigisha abantu ijambo ry'Imana buryo abantu byoroha kuryumva. Akaba nanone undi bagahabwa impano yo kuyobora. Abaroma ibice 12:8. Aba ni babantu bahabwa impano yo kuyobora, kandi bakayobora abantu mu buryo kandi babishaka. Aba ni babantu bayobora abandi, ariko bakabayobora n'ubundi ari babantu basenga kandi bayoborwa n'Imana mu isengesho no muri kimwe cyose. Akaba nanone indi mpano tujye gusanga mu Baroma ibice bya 12:7. Ni umwuka wo kugabura iby'Imana. Angaha ni uburyo bwo kugabura iby'Imana, gufasha abantu gukora iby'Imana ishaka mu bantu, ibintu kaba ari ibintu ushyira imbere kuruta ibindi byose. Ibi rero bibi bintu byawe mu byo ukora byose.
indi mana ikurikiraho hari impano yo gufasha. Indi mpano yo gufasha, handi nanone uba ufite impano yo gufasha. Turasoma mu Bakorinto ba mbere ibice 12:28, ukajya ufasha abandi, kaba ibyo ukora byose bikorera gufasha abantu. Hari no guhabwa impano nanone yo kwizera. Ibi rero kugira ukwizera bitandukanye na bya bindi nakubwiye kwizera kugira ngo ubashe gukira. Ibi nakubwira ko Imana ubuhawe rero ni kwa kwizera noneho guhambaye, kutari kwa kundi gusanzwe. Handi urangwa no kuba wakora ibikorwa bidasanzwe bigaragaza kwizera guhambaye. Ndetse aha ni hahandi umuntu aba abona ikintu kigomba kuba cyakorwa mu buzima bwe, ariko kikaba kigaragara abandi nk'ikidashoboka, ariko akaba afite kwizera yuko ibyo bintu byanze bikunda Imana iri buze kukimukorera, ariko abandi babona ko kidashoboka. Iyo ngiyo niyo Imana yo kwizera ubuhawe, tandukanye n'ayandi yo kwizera kugira ngo ubashe gukira. Ndetse uhabwa n'indi mpano yo kurobanura imyuka. Abakorinto ibice bya ba mbere ibice 12:10. Angaha uhabwa ubushobozi, iyo umwuka uguha ubushobozi bwo kurobanura ukabasha kumenya ahantu hari umwuka w'abadayimoni n'ahantu hari abadayimoni n'ahantu hari umwuka w'Imana. Ndetse ahangaha nanone n'indi mpano ngiye kuba nakubwira, impano yo kugira impano y'imbabazi. Nanone n'Abaroma ibice 12:8. Ariko nanone kugira impano y'imbabazi bitandukanye no kuba ugira imbabazi. Ubundi abantu nk'aba ngaba bagira imbabazi cyangwa se bafite impano y'imbabazi, uzasanga ari abantu bagira imbabazi ku rwego rwo hejuru. Ubwo twese mu buzima Imana idutegeka kugira imbabazi. Ingibi babisoma mu Baroma ibice byaho 12:8. Ni wa muntu uzagira imbabazi, ukumva ni wa muntu ugiye gufasha abakene, ugiye gufasha abantu bose, abarwayi n'aba bantu bose, ukabona bagira imbabazi n'impuhwe zihambaye, kandi ibyo bintu byose akabikorana umunezero. Ndetse hari uguhabwa impano yo kwirukana imyuka mibi. Abaroma ibice 12:8. Kandi ukagira ndetse ukagira umwete wo kugira ngo ufashe abandi, handi ugira umwete wo guhugura abantu no kubafasha. Ariko hakaba ndetse no kuba ufite impano yo kwirukana imyuka mibi n'abadayimoni, kandi ukagira impano yo kugira ubuntu. Ni ba bantu babasha kukugira inama bakaguhumuriza icyarimwe mu gihe uri muri stress. Kaba n'abo bantu bazi iruhande rwawe baje kugufasha. Nyine ugira abantu bagushishikariza, bagutera imbaraga. Hari n'abagira indi mpano ikurikiraho, impano yo gutanga. None ni impano dusanga mu Baroma ibice bya 12:8. Ngaha uba ufite ubushake bwo kuba ugomba gusangira ibyo ufite ukabisangira n'abandi. Ni wa muntu ufite impano yo gutanga, uba ufite impano rwose yo kumva ko agomba gusangira n'abandi ibyo afite byose, n'ubushake n'umunezero urenze. Ahangaha naba barahawe, hari indi mpano uba warahawe. Indi mpano ikurikiraho ni impano yo gutwara, kuyobora, ndetse ukayobora abantu. Uhabwa imbaraga, ukabasha kubona ahazaza hari imbere, ukaba uhawe impano yo kuyobora abantu, ubatwara nyine ukabayobora. Korinto ba mbere ibice 12:28. Ni ba bantu bayobora, bakayobora neza, kandi ikindi bakaba bafite ubushobozi byo kumenya imbaraga ziri mu bandi, kandi akaba ari ba bantu bagomba kuba batanga akazi ku bantu bakwiriye mu gihe cya nyacyo. Indi mpano ngiye gukurikizaho ni impano yo kumenya ijambo ry'ubwenge, cyangwa se impano y'ijambo ry'ubwenge. Aho uhabwa impano y'ijambo ry'ubwenge mu buzima bwawe, ahandi umuntu abasha kuba yavuga amagambo y'ubwenge abantu benshi batabasha kumenya, kandi nta n'ahandi wayakura uretse Imana mu gihe yaguhaye impano yayo. Amakuru ahabwa umuntu akaba yamenya ibindi bintu bitari bubashe kumenywa iyo umuntu ataza kubihabwa n'Imana, cyangwa se ngo bimenywe n'undi muntu uwo ari we wese. No guhabwa ijambo ry'ubwenge ni hahandi usanga abantu bari mu rujijo, bari no mu bintu bidasobanutse, ukabaha ubusobanuro busobanutse kubera iyo mpano wahawe. Ni hahandi utangira kwigisha bwa bwenge buhambaye wowe ubwawe ku giti cyawe utazi, ariko ukabasha kuba uri kwita ku by'Imana yaguhishuriye. Hakaba noneho n'indi mpano ikurikira, turasoma mu Bakorinto ba mbere ibice 12:28. Hari no guhabwa kuba abungeri, ukaba umwungeri mwiza, ndetse ukaba n'umwigisha. Abefeso ibice byaho 4:14. Abantu babandi rero bahabwa imbaraga, cyangwa se bahabwa kuba abungeri cyangwa se abigisha, bakabasha gushinga aya matoro mujye mubona aba yarashinzwe, aba yarahereye no kuba barahawe izo mpano z'umwuka, bakabasha kuba basabwa ubumenyi, baba bafite ubumenyi bwose buhagije kugira ngo babashe kuyobora umukumbi w'Uwiteka. Abantu babandi bagira ubushake bwo gushinga amatorero agiye atandukanye, ahantu henshi hatandukanye, ahantu bataragira ubutumwa bakajya kuhageza ubutumwa. Ukabona bagenda bashinga imiryango ifasha abizera bashya, imiryango igenda ifasha abantu bita amafondasiyo afasha abizera
abakagenda bashyiraho n'abayobozi bahazaza b'ayo matorero. Iyo rero yari lisite nari nkubwiye impano z'umwuka zose, nawe ushobora kuba wareba izo waba wifitemo izo zose, ndetse ukaba wabaza n'Imana imwe muri izo zose. Icyo nakubwira ni ukuba wasuzuma zimwe mu zo waba ufite muri izo zose, kandi Imana iguha umugisha. Kandi nuramuka ubonye ufite muri izi mpano, tangira uzikoreshe muri rubanda ngo, kandi izi mpano zose muzigaragaze urukundo, kandi zose uzikoreshe buri munsi kubw'ubwami bw'Imana, kugira ngo Imana ishimwe ndetse no ku bantu bayo Imana yaremye. Kandi ubwo uzaba uri gukoresha izi mpano zose nkubwiye, uzatangire kwibuka ko Yesu Kristo aragukunda. Ese wowe uramukunda? Wansubiza muri komantere. Imana ibahe umugisha.